murakoze. Aro. Abaturage ba Nyabirondogo ndabamenyesha ko hari inama saa 8 murakoze. abaturage bamisa mu nama bareko masaha yose bahamagaza utangazaje wasubiriye hiryo tangazo utangazaje turiza misi yo tangazo aro nabamenyesha ko umudugudu yababuze mu nama ni kwitabira ni saa 8 aro umudugudu yababuze nimitegure mubanguke saa 8 zageze abaturage baranyoboye ko ute nawe abaturage bawe kuko nawe ubona ibintu bakora bimeze neza ntabera negeye imbere kumva kuzi nawe ndayikoranara nama ndi buyikorana ubu ngubu kumbe ntegereje wenda baraza da ye gupfata umutima kumujyana urabona ari no muri iyi minsi ntabwo bari kwitabira inama uko bikwiriye reka ategereze wenda wasanga ari ibibazo bahuye nabyo niyo kwivugisha amagambo menshi ntabwo n'umizo wamutangazaje wongera asubire bitangaza tangazaje nibikira muraho neza amakuru ariko se uyu mutangazaje atisha inama ntabwo muba muri kumva neza turamutse duhuye n'ikibazo gitunguranye n'uko mwabigenda nyemera yuko mwandoye nkambabwira ngiye kujya ngendana inkoni none ndikakubwiye nshyizeho itangazo ngo bababwire muze mu nteko ntimuze mwumva nzabakorera iki bakubita gusa se okay mureke dutangire inama yacu muraho neza abaturage kuba mu midugudu wa Nyabirondogo umeze neza nubwo rwose mwambabaje ariko mureke tuganireho gakeya mu magambo makeya nta kibazo muze umuceri cyamaye Nose mwanduhamagara iki gihingwe nta n'ikintu cyari kwe umurura cyapa nta muceri ntawe mureke mbabwire ikintu kiduteranije ahangaha murabizi intego dufite muri umwaka wa 2025 murayizi waba uyizi ninde akaboko hejuru wowe tubwire tugeze turi mu yihe ntego muri uyu mwaka nubwo bishidikanyaho vuga wemye ni ugutanga mituweli ni umuceri mu mutwe harimo umuceri rwose uyu mwaka intego dufite ni ugutanga mituweli natwe abasaza dore dukunda kurwara indwara zitandukanye
ubwo rero tuba tugomba gutanga mituweli. wenda mbona wenda uri kuvuga kanyuma wenda reka tube turetse turabivuga nawe ahubwo no kujya mbona dutera inkunga tukabona ayo dutanga. umuntu waba warasoje gutanga mituweli muri uyu mwaka ninde? Mwese mwamaze gutanga mituweli? Mwararangije? Ureke mbabwire ninde muntu akaregera akaregera n'uwo kaza ukavuze mu dugu akaregera nta kintu kaba kamaze ku mubiri w'umuntu. Ndamutse ngenze nkazasanga nta wundi urimo watanze mituweli, ndwara ni mu byagize ntago hindeba. Mureke mbabwire ikiriho, reka dusoze inama yacu dutangire n'ubundi nk'uko twabiganiriyeho. Reka mpe umujyanama w'ubuzima nawe agire icyo atugezaho muri uno mwanya. Mwese mwararinganiye. Ikindi nabigisha ni ikijyanye n'isuku. Nizere ko mwese mufite isuku. Ariko hariya kwa Gahigiho isuku ntabwo ari neza. Isuku murayifite. Amakuru mfite ni uko kwa Gahigi nta suku ihari. Ariko nibipfundikiye muzasakara umusarani wanyu mukurongere mbese isuku isoko y'ubuzima. Ubwo mwabyumvise ku byerekeye mituweli mwarayitanze mwese, kuringaniza urubyaro mwararinganije, ubwo n'isuku murayifite. Ariko amakuru mfite nawe kwa Gahigi ntabwo ari meza, ibyo ko nzabasura nkareba uko bimeze. Murakoze. Basoreza inama zitaha. N'ubundi nk'uko twatangiye inama yacu, reka tube tuyisukire aha ngaha, twongera ngo tumezeho mu yindi nama tuzongera gukoresha. Murakoze. Dore icupa rirashize kandi icyaka kiraje. Bagende mugore wanjye. Iriwe neza. Ariko niriwe neza pe. Ntacyo ndaje. Kubona wahuye n'umunsi mwiza. Byagenze neza nta kibazo. Yego natwe tugiye mu nama. Nigize kumva bavuga ngo inama, iyo nama yavugaga ku biki? Hari ibindi se bavugaho bitari mituweli. Mituweli? Ibyo bintu bya mituweli mwana wa kirasoma rero. Nta bindi bintu bavugaho ni mituweli ya buri muntu. Mituweli kuko mwana. Ubu ngubu abana banjye ko bavoma imiti y'ibinyarwanda. Ubu hari umuntu udusha abana beza, nimundebera abana banjye. Ariko inyindi warananiye ntabwo ushaka kunywa inzoga zivura ibibazo, inzoga zivura abarwayi. Mituweli. Nawe ugiye kuzaba nka mudugudu. Ariko mwebwe mwagiye mubasha no kumva. Kankindi abana ntibazadukire. Ubururuka twemera abana badufasha. Abana
nikosa ko warwaye wigize ujya kwa muganga ntabwo nakuvuje urwagwa wowe ntabwo nakuzaniye icyuma ugahita ukira ntabwo nakugaburiye inyama aka kakana ni bwoko ki aba bana babareze na twigendere twegera kwinywera agacupa mituweli ibifaranga byose wabitanga ndagiye izo za mituweli uzagende gushaka hano mwiriwe turaho wari utugendereye se yewe uzagaruka ikindi gihe usanga hari ahantu tugiye mituweli batanze kandi mama wanyu mbona akuriwe ariko reka mujyanama natwe bari ababyeyi niko tubabwira ibya mituweli reka ntabwo yabyumva ndabona ari ibibazo reka ngende uko tuzagaruka urahari ariko kujyana nzagaruka rwose reka ibyanyu ndabona bikomeye nzagaruka ababyeyi bacu bahari Wiriwe neza madamu wanjye. Komera cyane. Ntabwo nari mperutse kukuborera. Uzi ukuntu buriya ngukunda. Ndagukunda rwose, ndagukunda n'abasirikare. Buriya rero, maze mwese nishimye cyane kubera ukuntu twatanze mituweli, ariko bariya baturanyi bacu. Njye ntabwo ukuntu birirwa bandiraho ngo ntibatanze mituweli. ibyo birabareba ingaruka bazazibona nyuma birirwa barira abana babo birirwa basakuza iyo manyuze no mvuye kwinywera agacupa nsanga bari kurira bansakuriza bakamena agahanga ariko harimo urusaku rwabo ni umunsi ngewe urusaku rwanyu ndarurambika nimba mituweli uyintangira nibwo mwana wanjye ararariye urayintangira use waturutse hera wumva amagambo make reka njyewe nitangira mituweli n'ubuzima bwemba niko twebwe dutanga mituweli urabona umwana wacu atameze neza reba ahangaha ejo indwara itazaba byagiza mugasanga murimo murarira hajemo no kubyagira indwara itazaba byagiza twebwe nta kibazo dufite icya mbere cyo nuko twubahirije amategeko ya leta rwose twihanganira mituweli turayitanga rero manzi reba ukuntu mbese utagira ngo ndi umusaza nk'uko bivuga reba hano urabona nari umusore reba hano uri umusore ntabwo bindeba ikizima no kugomba gutanga mituweli ntabwo umusore arwara umva wa mugabo we amagambo mu rugo icya mbere cyumvikana nuko dukurikiza amabwiriza ya leta jewe ndagiye sinzumve mumamagara oya ntabwo tuzamuhamagara twigendere mwana twigendere mungu wanjye ni muzima urabona ukuntu akomeye ngo ntabwo dutanga mituweli kandi tuyitanga umugabo wanjye yanze gutanga mituweli ariko ntabwo yanze n'ijye mumugiriye inama ngo tuyikwe none ndumva uburwayi bufite biramfashe ariko none na leta yewe reka ntabwo mbuga narebye Alo? Alo? Papa wangu mama yarwaye. Alo. Ngo yarembye. Ndanyarwagwanyweho.
Kanyinde we. Kanyinde. Ndamuha ku nzoga nkweho. Araba yacu. Oya urakira ariko. Zanira wa muti wanjye jya mbaho. Urakira koko. Ngaho buryamye aho ngaho. Nyaho gusa ubu koko umugore se banderabanye noneho. Ntabigeza ntisebanye. Ntabigeza yego kubana yanjye. Ariko se wa muturage wanjye. Wa muturage duturanye se kandi. Niko muturage wanjye. Erega byankomeranye. Ndabona umugore we wanjye yarembye. Mujyana amaboko byarawerega ntabarira umugore. Mwiriwe kwanga higi. Mwiriwe neza. Neza bitekwa ndeba muri mu bibazo Umugore yantembanye na Imana. Yewe. Ni umuti wa kinyarwanda ariko. Reka mituweli se ni bucucu. Mituweli. Ubwo twayanyweraga se. Twarayanyweraga. Ariko se turagenda koko. Agenda wayinjira. Wa wundi nta n'icyo uri kumumarira turabona. Urugabo ni umujya. Ariko se koko noneho. Cacakaho wacana ntabwo twazishangiraga se ubuse ndabavurisha ikibaho wageze sehashika ariko sehashika sindishura ikibaho ngo umwe reka nze nk'abagari wa muturanyi ka gasambu nze nkagurisha rwose aroga higiwe nyaboneka ntabagore yandembanye kandi ngo ageze se hashika nyabo ngwino tuvugane ibyo akagasambu kari munsi y'akagasozi vanguka ukabyaraga vanguka sawa umuturanyi wanjye urabona neza wahuye uraho reka ntakubaho zakomeje nabayeho nyenisha za mituweli none umugore wanjye yandembanye ukabyara we nagufashe iki kandi nagira ngo ungurize udufaranga cyangwa se ungurire kari agasambu ka gasambu kari harya munsi y'umusozi uriya sambu kubera ko iri mu manegeka ntumende cyane oya ntabwo ndi buguhenduramo 220 220 wakabyara 20 kugira ngo nawe wikubirana kari agasambu kabi kiriya gasambu kari mu manegeka kari ahantu mu mara yo none se hasi kabanje 100 kandi ngomba gusaguraho n'agacupa reka n'ibihumbi 20 none muragira ngo nzapfe mwabana ndakumva umuturanyi kubera ko turi inshuti ndaguha 30 koko ariko si ubwo oya wicaye tuvugana ukamya ngaho ntacyo agira 60 yagira 60 rwose reka nurizeho gakira ndaguha 40 oya se kandi ariko se 40 n'inzoga ukuntu zazamutse muri iki gihe ubwo ndagiye rwose oya ariko ntabwo yafata oya none twumvikane nk'abagabo ngaho genda gusa 50 hibuse 50 ngaho twumvikane noneho ntacyo reka nyine umudamu wanjye yazanye yego ariko ndibuko ntacyo muri kibazo cy'uba nayo amafaranga tugure kandi agasambu nubwo kari mu mwanda ariko nacyo turapfa kukishyura turebe ko nta bakenera reka birankomeranye ariko noneho mituweli ayo mafaranga tubishyura mituweli ngiye kuyigira intego vaho mu bisambu yanjye aba bana se nzabatungishikira Niwe neza yewe byankomeranye
wa mugore wanjye yarebye kandi aratwite abana dore ngwava none nawuze kutubigenza rero narimbwiye uyu mutware wawe ngo mungurire ka gasambu ndebe ko nakwivuriza umugore twabivuganye yanyemereye ibihumbi 50 nubwo kari ahantu habi muyazane mama ararembye ibihumbi 50 reka mbene kahora aho ngaho hari ayo nitwa yego ndumva no kwa muganga bampamanga yego muga aracyahumeka amafaranga mo ndayashaka ni umuvure wo ndayashaka reka mbare ndebe ko yuzuye ngaho mubare turebe yewe n'inzoga reka mbenzireke abana bakubaka n'amafaranga yewe n'inzoga oya muceceka muceceka ariko aba bana babaye akira oya mugende mwabana mwe isambu nyigura mwari muhari reka tugende ahubwo noneho uransanga mu rugo tugira n'amasezerano ibyo nta kibazo ntabwo nenda kukurya kari agasambu mukajyane nimugende umugore wawe nimugende wihangane aka kanya uhita utanga amafaranga ya mituweli dore nakomeje kubikubwira wanga kunywa ndabanza mureho icupa sha gusa icyaka kimbembeje banza uduhaye mituweli yanduye icyaka ko kimereye nabi sha harya ngo ubwo amaturu agose nekora icupa mutange mituweli yego sha ariko nyoko mumumenye agacupa kanjye kari ijana sha murakoze cyane ngibi tubemeze tuvi ndakeka twari twateguye nyine kugira ngo ducisheho kano kantu k'inyigisho kajyanye no gutanga mituweli umwanya ubaye mutoya ariko twari twateguye